ubwinyo bw'umugore bumeze nk'ubwenge bw'umugome. Umugore abyara uwawe ntaba uwawe. N'ibitete babije gutera bitutu babije guturaga umugore mu kinago kinze ijambo kera twarariye twajyaga ibiryo byiza. Twajyaga ibiryo bihiye kandi bifite inyongera umusaruro mu mubiri. Twanywaga amazi aryoshye, twanywaga imisururu ishigishe, tukarya ubuki bubisi. Yego. Ibyo byose tukagwa mu mata adatetse. Ndongwa narongwe mfite nk'icyenda. Aha. Zanjye bwite ndi umusore. Aha. Murakoze abavandimwe batugendere bakamwifuza ibiganiro byacu. Nitwa Gahimbiye Garasias. Ntuye mu mudugudu wa Gisebera na Rukorati, ariko ubu nkaba ndi mu mudugudu wa Rukorati mu kagari ka Ngoma. Rwose ndifuza ibiganiro musaba ko ndabibabwira. Murakoze cyane. Kaba kandi gaterime rero. Ubwinyo bw'umugore bumeze nk'ubwenge bw'umugome. Umugore abyara uwawe ntaba uwawe. N'ibitete babije gutera bitutu babije guturaga umugore mu kinago kinze ijambo. Umukamira impindu ukaza kumpindura akagusimbuka, watebwa agashakira ku muturanyi mwaziranaga. Iyo uvuye guhaha kwita byanka, waza utikoreye akakwita byambwa. Ako n'agaterime nahimbiye k'abagore. Murakoze cyane. Ariko bivuze yuko hari abantu wagiye urabona byagiye bibaho mu buzima busanzwe. Nanjye byambayeho. Aha, akaba ari nayo mpamvu yatumye nawe ugenda ubihimba byinshi wabihimba gukurikije ibyo usanzwe ubona. Nahunze mu intambara yabaye mu gihe cy'ihunga. Ndagenda ngera muri Zaire ngaruka nangije ibyumweru 2. Ngarutse nayo ndi umugabo ukomeye, nari mfite nka 42, nari mfite ibintu mu rugo, amatungo n'ibindi. Yego. Magufi. Ibyo byose byiririwe n'intuze n'ibisiga. Izo nka zose zimaze kugera mu rugo, ngeze mu rugo ndwaye indwara ya kolera. Igihe ndi gukiruka urushako rwanjye rwarambwiye ngo ko icyari kibugize umugabo ari biriya, none ukaba uracyongeye kuba umugabo. Ari uri kubikwibwirira umugore. Ngo fata inkono witekere, ufate ikirago wisasire, ngo ntucyongeye kuba umugabo. Nibwo mubwiye nti nanjye nongeye kukubwira ngo hinduka umbere umugabo, nzahindura nyogokuru wabyaye data. Murahira icyo gihe. Ubwo niho nakuye ako gaterime, gakura ahubwo nako nagakuyeho turi kumwe agakoma mu bantu mu rugamba rw'abana batwabyaye. Nuko nkavugira aho mbere, ubwo niho nakuye ako gaterime. Wari unteye impungenge ngeze ngo byibuze muri ino minsi nkurikije uko nabyumvise, nari ngize ngo byibuze ushobora kuba waratunze abagore benshi cyane, ariko ubwo buriya birumvikana ko ari bake cyangwa se akaba ari umwe. N'uwo arahari, n'uwo mukuru arahari. Urugo ni wangana, afite abakazana 8, afite abakwe 4, afite abuzukuru bamaze gushaka nka 30 n'abandi. Arahari ntacyo abaye ari muri. Uyu ni uwa kabiri ndiho. Rwose ndumva ahubwo uri n'umusaza w'inararibonye, kuko abantu ba kera ba sogokuru na sogokuruza twumvaga baratunze abagore nk'icumi na 20, ariko wowe kuba byibuze ukiri no ku wa kabiri ni ikintu cyiza cyo kugushimira. N'uwo rwose mfite wa kabiri, nta wundi nashatse benshi. Hajya ubu ngubu buriya ufite nk'imyaka ingahe? Ubu ndugira imyaka nka 84, navutse muri 32. 84. None se Deo, ibanga byibuze waba warakoresheje, ndabona rwose uri umusore w'intarumika, ntawabasha kukwigereza natwe ngo byibuze ngo agushobore. Ibanga mwakoreshaga kugira ngo ugeze kuri ino myaka 80 n'indi, byibuze udashobora kugendera ku gakoni, ushobora guhagarara ugashinga ukumva urashinze neza, ni irihe? Ibanga nagiye twagendeyeho kera twarariye twajyaga ibiryo byiza. Twajyaga ibiryo bihiye kandi bifite inyongera umusaruro mu mubiri. Twanywaga amazi aryoshye, twanywaga imisururu ishigishe, tukarya ubuki bubisi. Yego. Ibyo byose tukagwa mu mata adatetse. Ibyo biryo byose bigatwibuka mu mubiri, ntacyo turi kuganya. Nubwo twakoraga akazi
twagakoraga tugakorera abayobozi ariko dufite impamba dufite nibwo turasanga tukarya. aha uratubwiye ngo mwaryaga ubuki bubisi ndetse n'amata adatetse. none se ubwo kuba iyi saha amata bayateka bivuze yuko ari byo bituma noneho imyaka yacu igabanuka? iyi myaka kugabanuka wese kutagira ariya mavuta yari kuba mwariye amata ukaba uyanyweye ukayashyira mu nda ko basigaye bateka amara kubura uko bakayakuramo ariko si amazi nyine. bivuze ko ruriya rukoko twakagombye kujya turarurya nabwo akaba ari rwo rucuga amaraso yayo. none se ubuki bubisi bwo ni ubumeze gute? ubuki bubisi nabwo ni ubuki barya badacaniye cyangwa bagira baba bashigishe nk'igikoma bakafata nk'agakosi bakamena mu isafuriya y'igikoma bashigishe vimu yazo ntishya aba ari imbere byo mbese ni nko kugira ngo ukwire muri ya ntuzi. igikoma bakinyweye kabiri ukumva nta mbeho ugira nta muyaga uraho mbese umeze nk'urutare. none se muri make haba hari akantu wibuka mu buzima bwawe muri iyo myaka 84 ndumva ari myinshi cyane kuri njye. muri iyo myaka byibuze hari akantu wibuka mu bwana bwawe kakubayeho na n'isaha wibuka ariko kagushimishije ukavuga uti aka kantu kambayeho nubwo ari kera ariko na n'isaha ndacyakibuka kandi ni keza? rwose karashimishije ibyo biryo nariye muri icyo gihe ry'ubuki bubisi hari ubuki mbese nanone bashyize nko mu musemburo w'amasaka bakenga ibibindi abagabo bakanywa nkirira rya tepfu ry'ifu ririmo bwa buki ibyo narabiriye. icyo byanejejeho n'ubu ubona ngo nka sinzi ikintu kitwa isoka mu nda nta kirungurira ibiryo mbonye ndarya ariko ubu nkarya nabi ndi kuvuga ari nko kuri gata nta biryo ngo mbebuke. urakoze cyane. none se haba hari akantu byibuze nako kakubayeho ku buryo uko uvuga uti utubwiye ibyo wibuka byiza byakubayeho, hari akantu byibuze kakubayeho kabi ukavuga uti aka kantu nako ndacyakibuka? narezwe nabi data yari afite abagore 3 mama ariwe mutoya muri bo. yego nderwa nabi mbese mama yatuba nk'inyangwa ntiyatuba nk'uko umugabo abitekereza. no kugira ngo bakuru banjye nkurikira bari 3 b'abahungu bigera igihe babura imfatizo hirya no hino barararuka. yego nanjye mpama mu rugo nkomeza gucungana n'umukecuru angana dushigitwanga tunkurikira twombi bigera igihe nibwo twuga nkubwiye ko nzi imyuga mu mutwe y'abantu. nk'iyo uzi niyehe kubaza abana banjye ubu n'abahanga mu by'ububaji. yego nari nzi kudoda nari nzi kubaka amazu kubaza ngasatura nkafata amaranda nkabaza ngakinga iyo myuga yose yarindiwe. none ngiye kugera mu zabukuru niga imyuga mfite ntunzwe no kujyamo udutebo dusoroma ibyayi. yego bakampa 700 kugira ngo byanjye buriya n'ibihumbi 20. yego kibohera ngo byikicara ngiye bagende n'inkweshereza agakoma mbese cyane nacuzwe n'imyuga n'umuryango wanjye n'imyuga yitunze. nabaye umwarimu nyamwarimu nigishije abana banjye ubuhanga bwo kuvura mu miti ya kinyarwanda ndavura ariko ntabwo mvurira amafaranga. umuntu ampemba ashaka kuzana umurwayi wawe nkamuvura pe. iyi saha wagusubiza kugira ngo wongere ube umusore w'imyaka 15 18 ni iki wakora? icyo nakora nakorera isi nagira nk'uko munaje nkakubwira ntiwanyumviye uzaze kunshyigikira n'iki tujyanye mu myuga mfite mizima myiza nkayikubwiriza nawe ukayikora. mbese ubwo natwe wabwiriza abantu gukora imyuga itandukanye kandi idafite ubwanduranye. ndashaka kuganurwa kumenyekana no guhabwa imigisha kubikora. byumvikane ko noneho mu busore bwawe wabayeho neza cyane. wabayeho neza pe. ntacyo ushinja Imana? ndongora ntacyo nshinja Imana. ndongora narongoye mfite nk'icyenda zanjye bwite ndi umusore. twari tugize umugisha utubwira neza ko hari akantu wahimbiye abagore nako wari umaze kukatubwira. sinzi niba hari akandi kantu nta kindi kintu waba waragerageje guhimba kirenze aho ngaho? nta kandi kantu ndahimba ahubwo nigira Nyagasani tukaba tugifatanyije ngiye gusigara nanjye
ndi ku gatebe kanjye ndi gushaka utundi tuzabatera amaseka. yego ngira ngo byibuze wakongera ukaducira ku mayange ho gatoya kariya k'abagore hajya ko ngo kifashe muri make muri rusange. Uko nababwiye ngo ubwinyo bw'umugore bumeze nk'ubwenge bw'umugome. Umugore abyara uwawe ntabo wawe. N'ibitete babije gutera bitutse babije guturaga umugore mu kinago kinzi ijambo. Umukamira impinduka yaza ku mutima bakagusimbuka. Watebwa agashakira ku muturanyi mwaziranaga. Yego. Iyo uvuye guhaha akwita byanka, waza utikorera akakwita byambuka. Yego. Dusoza ni iki wabwira abadukurikiye by'umwihariko nk'urubyiruko rwo muri iki gihe, inama wabagira unakurikije n'ibi bihe turimo, dore ko n'ino ndwara yatumye hari ibintu byinshi bihinduka bitazongera no kugaruka cyangwa ngo bisubire uko byari bimeze. Imigambi naho urubyiruko ruhari muri iki gihe. Wambere umwana mwiza wumva, namuha ikintu cya mbere akamaze gutegura umutima akagira urukundo. Akamaze gutegura umutima akagira urukundo. None akabona kirukira mu bamuruta, mbese nawe agashaka utwuga tuzamuhesha urukundo mu bavandimwe be, azanakorera akazagira inshuti nyanshuti. Nguko mbona ntiwagera mu ngororo ntiwagera bunaka ngo numvuga bwije urahurara. Yego. Kubera ibyiza ikigorera abavandimwe benshi cyane. Hari abavuga ngo urukundo bambe ni rwiza cyane, ubwo ni nacyo ukomeje kwifuriza urubyiruko ko rugomba kugira urukundo. Atari no urubyiruko gusa, ahubwo niki n'abakuze, abantu twese dukeneye urukundo. Wari ufite umutima uri gutakara hirya ndiyihangana bugaruye mu bantu. Yego. Agira inshuti nyanshuti. Okay. Murakoze cyane rero umusaza Deogratias, turabashimiye kandi n'ubundi nk'uko mwakomeje kubitubwira tubifurije gukomeza gutera imbere. Namwe Imana izamumwisha, namwe nzabasige mukinyibuka, nabo nzasiga muzakomeze mukorane, muzabe inshuti nyanshuti. Turabashimiye.